Mukanyarwaya Chantal, nkaba ntuye mu mudugudu wa Kinyana, akagari ka Bweramvura, umurenge wa Jabana, akarere ka Gasabo. Noneho rero njyewe uyu mwana abana iyo bagiye kwiga aba afite ikibazo kubera yuko asigara mu bwigunge abandi bamusize, noneho agahora anzengereza ambwira yuko nanjye nzamujyana mu ishuri. Ubwo nabiburiye ubushobozi rero kubera yuko ibigo by'aba bana bihenze. Aba afite agahinda kenshi kuko asigara mu bwigunge akabura uwo aganira nawe, nuko akabura njye nsigarana nawe mu rugo. Ko yatubwiye ko yabaga uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, bimeze gute? Ubwa mbere yabaga uwa mbere, akaba n'uwa kabiri, mbega uko abivuze uko niko byabaga bitondekanyije, uko nabibonaga no kuri birotiye. Ni ukuvuga ngo muri make uyu mwana ni umuhanga. Ni umuhanga. None amaze imyaka ingahe atiga? Uyu mwaka ni uwa kane. Uyu mwaka ni uwa kane. Tugarutse inyuma gatoya, kurya kwe, kunywa ko twabonye ko ari ikibazo, kurya kwe bigenda biti? Kurya nabwo ni ikibazo ariko aragerageza. Muganga nizo nakurikizaga gahunda za muganga. Ubundi nahoraga mugaburira mutamika, ariko muganga yarambwiye ati ujye ugerageza umuhe nawe agerageze ajye yigaburira, hari igihe waba unarwaye akabura umuntu umugaburira. Ujye ubimwigisha rwose umuhe agerageze. Ubwo nanjye nagiye ngerageza nyine, nkamushyira nko ku gasahane nkamukarabya intoki. Turacyari kuri Nta Gihe Dufite TV. Turakurarikira wowe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ujye ubona inkuru zacu uko tumajije kuzitunganya. Nk'uko twabibabwiye, turi mu karere ka Gasabo, aho turi kuganira n'umuryango ufite umwana witwa Isimbi Uwase, ufite ikibazo cy'ubumuga bw'ingingo amaranye imyaka 13. Nk'uko ababyeyi babyivugira,
baragaragaza ko hari ikibazo gikomeye aho bigeze uyu munsi ku bijyanye n'ubushobozi bwo kugira ngo yige, dore ko bigaragara ko amaze imyaka 4 atajya ku ishuri. Hanyuma umuryango we uratabaza abagira neza, kuko n'ibyanditswe bihamya ko gutanga biza n'umugisha kuruta guhabwa. Umuryango we rero uratabaza kugira ngo uwabishobora abe yabafasha uyu mwana ajye kwiga, dore ko uyu mwana avuga ati nazaba mansera kandi bigaragara ko ari n'umuhanga. Ni ukuri abadukurikiye bafite umutima w'urukundo bashobora kugira icyo bakora bagikora rwose. Uyu muryango utuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, akagari ka Bweramvura, umudugudu ni uwuhe? Umudugudu na Kinyana. Tugana ku musozo, ni iki wumva kindi wadutangariza? Ndatabaza abagira neza kugira ngo uyu mwana Isimbi Sylvie aramutse abonye ishuri yakwiga, nawe igihe kizaza akazigirira akamaro. Ubu ndimo kubyina mvamo, ariko ubwo yarabaye njije kunyura mu ishuri, ni icyo yize cyamugirira akamaro igihe tuzaba tutakiri. Ese iyo biga babigisha kwandikisha ikaramu, bandika gute? Ubu yabasha gufata ikaramu akandika cyangwa? Hari abarimu babigenewe kwigisha mwene aba bana. Bandika gute? Ntabwo bandika? Barandika. Ubu ashobora gufata ikaramu akandika? Yarageragezaga nyine, sinzi ukuntu agira intoki ariko akandika. Ubu izina rye ashobora kuryandika? Oya. Ashobora kumenya kwandika iki? Rimwe, kabiri. Muzane ikayi n'ikaramu yandike byibuze rimwe turebe. Ugiye kutwandikira rimwe? Ndandika turebe. Ikaramu ntabwo yandika? Reba hano ku ikaye, reba ku ikaye rimwe, irebe, reba rimwe. Rimwe rwose yayanditse. Ngaho twandikire kabiri. Kabiri wayibuka sheri? Kabiri wa ntacyo andika 4. Kane rwose yamaje kuyandika neza, nubwo kabiri yamugoye. Mbese Simbi nk'imirimo ubona agerageza gukora ni nk'iyihe? Ubona agerageza gukora akabona nubwo yamunanira, ariko ni iyihe? Simbi arifurira imyenda, ariko nanjye nkamufasha. Nkabona agerageza koza ibyombo, nkabimufashamo. Agafata imyeyo agakubura. Mbona afite ubushake byose nkabimufasha.
akajya no kuvoma kubera twegereye umugezi, ahafata n'akabuni akajya kuzana amazi, nayo akankemurira ikibazo nyine iyo ndi kumwe nawe. Simbi nk'uko mubibona avuye kuvoma, akabuni gafite litiro ni litiro enye ni litiro 5. Ni urugamba rutoroshye ariko urabona ko agerageza kubikora. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ikindi wumva wakongeraho ku kiganiro tugiranye ni iki? Icyo nakongera ku kiganiro tugiranye ni ukugira ngo nshimire TIC yari yaduteye inkunga kugira ngo umwana abashe kujya kwa muganga i Rilima, aho bamukoreye igikorwa cyo kumugorora ingingo, ari naho yakuye uwo muterankunga watumye ajya kwiga i Rutsiro. Ubwo ariko ntabaza nifuza ko hagize n'undi wagirira icyo amfashaho, ko ubushobozi bwo kugira ngo mujyane ku ishuri bwananiye. Hagize uwaba afite ubushake bwose amfashije byangira neza, kandi akazabishimirwa n'Imana. Nyagasani. Ni ukuvuga ngo umuterankunga waduteraga inkunga ntakiri inaha mu Rwanda, yaragiye. Ibyo TIC yari yaduteye inkunga ni ibyo kumugeza kwa muganga, iby'ishuri byo nta bushobozi babashije kutugira. Ubwo rero ni ukuvuga ngo njyewe ubu mwana amaze imyaka 4 atiga kubera ubushobozi buke bwanjye. Ubwo rero nibyo nasabaga nti mbonye uwamfasha rwose yaba agize neza cyane. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Twibutsa amazina yawe. Nitwa Nkuranga François Saveri, utuye mu murenge wa Jabana, akarere ka Gasabo, mu mudugudu wa Kinyana, akagari ka Bweramvura. Tubwire n'inimero zawe za telefone. Nimero zanjye za telefoni ni 07 88 0788 25 42 28. Murakoze cyane.